igikomere cyo kuba batarabonye ibikombe bakabaha amakuru meza yo kubahumuriza bakababwira ngo nukuri turabizi ko hari bitaragenze neza ariko dore bigiye kuza bizaba byiza mu gihe kiri imbere. Muri iki cyumweru Rayon Sport iratangaza abatoza bazayitoza sezitaha. Ikintu cya mbere wamenya umutoza mukuru ni agende yatangajwe na Murera byibura afite impamba ajyanye mu rugo azazipana rimukwira neza cyane zayimo betting abareyo ibintu bimeze gutya. Ubuyobozi bwa Reyo bwararebye ruvuga buti nta gikombe dutwaye uyu mwaka ntabwo bigenze neza. Igikombe cya Super Coupe Championnat ndetse n'igikombe cy'amahoro byose ntabwo tubitwaye. Ariko Rayon Sport ni ikipe y'abafana barayikunda. Ubwo bayikunda igihe cyiza mu gihe kwa Mukeba abafite bino birori bikomeye bari bukore muri stade Amahoro uyu munsi bishimira igikombe cya Championnat n'icy'amahoro n'icya Super Coupe, ibikombe bitatu byose bari gucelebra treble mu mahoro bafite kamiliyoni turaje tubijyemo na wizo babaririmbira bagomba kuzakora nyina ko karasisi bafite nyine ukuntu donc isi y'umupira wo mu Rwanda bamaze kuyishimuta aribo bari kugaragara gusa. Abafana bacu tuzi babareyo bakomereka cyane basa nk'abari mu gahinda bababara cyane abana kwigunga cyane ndetse abo kwa Mukeba bazajya babajomba babwira ati nimurebesha kipe yanyu idahemba kipe yanyu itagira gakombe babasaza banyu bakoze iki. Abasaza baricaye barabati mureke tuganire tugire icyo bita gupimanya muri iki gihe APR yashyushye natwe turekuramo ikintu kiremereye kigende gihurirane n'ibirori bya APR bibisikana bariyo bishimye bavuga bati ntacyo natwe umwaka utahasha turahari. Ni ukuvuga ngo ni ugufatirana igihe abareyo baba bagiye kubabara cyane no gufiringa igikomere cyo kuba batarabonye ibikombe bakabaha amakuru meza yo kubahumuriza bakababwira ngo nukuri turabizi ko hari bitaragenze neza ariko dore bigiye kuza bizaba byiza mu gihe kiri imbere. Muri iki cyumweru Rayon Sport iratangaza abatoza bazayitoza sezitaha. Ikintu cya mbere wamenya umutoza mukuru ni Afahami ya Rotfi Professor azatoza Rayon Sport. Icyo cyo shyiraho signature. Afahami ya Rotfi azungirizwa n'umutoza azizanira azihitiramo we ashaka we umwe. Rayon Sport izarekeramo Rwaka azagumamo azungizwa n'abatoza babiri. Hari Rwaka n'undi mutoza azizanira n'uwazizanira banasinya amasezerano. Perezida wa Rayon yaramubwiye ngo umutoza uzaba ari umutoza wungirije reka zabo tuzaguha. Aravuga ati simwanze nge nanabana neza namukura narageze bamuwabo Kaniziyusi ikibazo nagiranye nawe ni umusaza ubana neza muzamume ariko mwemere ko nanjye nkeneye mu wanjye umwe wumva ibyo nshaka training sessions konzipanga uko ibintu bigenda burya nyine umutoza afite umuntu azibahuza unagomba kugira umuseriviteri umumenyereza ndana akamenya icyo bamutekerezaho muzajya muha amakuru cyane buriya abatari muri ibi bintu byo gupanga hose arahaba nko muri ibintu byo gupanga sinizandani cyane nko muri coaching akenshi nk'icyo bita imyitozo buri umutoza akenshi abazi doze y'imyitozo ashaka gutanga azi n'umuntu wamaze kumenyera icyo gipimo ku buryo bimworohera kuvuga ngo ubakoreshe wenda ibi ngibi kuri iki kigero. Kuriya musaza ntago ari ntago yaza gutera no mu gihe yaba adahari. Uwo rero aravuga ati nta kibazo aba ahari ariko n'uwo na perezida yampropoje nta kibazo nawe aba ahari njye nta kibazo mfite. Dinyo inshuti yanjye ndetse na Gahigi muri Bugesera
ushaka kwibaza ati uzanyemo Bugesera uterugaju ntucanganyikiwe sincanganyikiwe. Ni mube mutekereza uburyo uwitwa Bakame atazaba ari mu ikipe yanyu ya Bugesera kuko ni uzasimbura Mazimpaka agatoza abazamu ba Rayon Sport. Ibyo ngibyo nabyo ndayishimiye Eric nibyo navuga nko ku kigero cya 90%. Bakame agomba kuba toza abazamu ba Murera. buriya Bakame yihari ikintu cyo kuba yifite ibikoresho bye ku giti cye byo gutoza abazamu. Yarabibonye ubwo twagiye Bugesera. yikuriye yatumije hanze yarabiguze. Ngira ngo n'ibyago. hari icyo ngo yise dinyo muri ibyo bikoresho ngo yise dinyo. Icyo dinyo se gikora ibikoresho ushaka gushyiramo umuzamu ahagazemo hagati akajya amutera udupeyi kwirambura cyane ngo gifite ibibuno ariko afite ibikoresho bye pe yitumirijeho. ubwo navi Bugesera agiye muri Murera batera noneho bakazajya babiterera amakufura. hari ibiboro nyine bimeze nk'abantu by'ibimaneke nka biriya banambikaho imyenda ugiye ubona mu mujyi. arabitereka ari byinshi nka bingahe umukinnyi rero nagatera kufra arenza ibyo bimaneke nyine. Yacyise dinyo yabyise dinyo ubwo arabyambukana abijyana mu nzozi. abo rero bagomba kuba bari muri Reyo. ubuyobozi bwa Rayon Sport Lebitsas urimo Ayabonga ntago bamuvuzeho kuko Ayabonga urumva Ayabonga waracyari muri Reyo. none si cyo wongera imbaraga nawe Rotifa azaza wongera imbaraga. Ayabonga akora neza ndatekereza ko Ayabonga akora neza ariko Ayabonga nawe ukuntu agiye n'inshuti y'abare. hari umushuti wanjye nagiye kumuvuga izina reka mwihorere ariko muramuzi mwese Ruvuyanga. uriya mutaramu wacu utuye Kabeza ukorera muri biriya bice byo hirya mu burasirazuba. ko Ayabonga yambwira ati bimeze nabi nyoherereza Kajana nitahire iyi Murera ndabona ibyayo ntazi byari byo ntago bimeze neza. ubazapfa kugaruka azaza kutabona amafaranga ni ibisanzwe niko Kevin yavuze. Ayabonga akunda Reyo azaza baretse no kumwongeza umushahara. twabonaho decision nk'ibyo bintu kwizigera bavuze ubundi nuko abareba bakubwira. Ayabonga akunda banirwa guhemba umuntu wagatse kuki mutaye iby'umuntu akunda Reyo ngo yajya isi bakunda Reyo. yagiye akagaruka ngo yabonye ikipe muri Afurika yagarutse inkungu na president niko akubwira atereka icyiza cye atakunda Reyo. ati rero ugomba kubanza kuyikunda iby'amafaranga si byinshi ukabanza ukayikunda nk'ababone. so muri rusange rero abo nibo bagomba kuba bahari ariko hari n'izindi nkuru ebyiri muri Reyo bambwiye bati Rugaju ejo si kuwa kane wakwihanganye turakwinginze warabuze kwihangana bose wakwihanganye ko dukeneye confirmation y'ibyo bintu twarangiza kubishyiraho kashe ejo ukazabitangaza. ejo byanze bikunze turarekura umuriro. Rayon Sport ifite izindi nkuru ebyiri nini zo gutangaza. Rayon Sport iratangaza ibintu bitatu. icyo cya mbere ndakivuze isigaje ibindi bibiri ngo byo guhangana n'ibi bintu Ruvuyanga aperi shaka kurekura. ibirori by'akarasisi byo mu mujyi byo kwerekana igikombe rero ngo irabidobe byangira byivanga ngo aperi zagira kura no muri rirekura aperi rekura no muri rirekura izo zandani zawe mu mujyi bishwanyagurika. nanjye nari nzi fite ariko nkeya ubundi ikintu cyababaje abareyo kirimo kuba arya nyine ko nunyumvisha ari mu buryo buri positive nyine ngo nukuba nyine aperi ishobora kuvuga icyumweru cyose Reyo itavuga cyane. ibyo bintu ngo birimo birabangamira cyane birafuhira ibiganiro bati anyamukandagira ihari imbuga z'imikino zose ibyo ntabwo n'amasosho media niyo mpamvu bambwiye ngo zibikire ejo kandi buriya muri diplomasi nk'umunyamakuru iyo urekuye inkuru utabyemeranyije n'abayiguhaye bashobora kubwira ejo bundi nta yindi baguha kuko ntabwo uri umwizero. Abareyo rero ndimo ndasigasira izindi zandani z'imyaka iri imbere bongo bari barindiriye ko nyamukandagira ejo turazirekura bayiha igikombe ngo nyuma yo guserebura igikombe nabo kazana imiriro yabo ejo turabaha izindi nkuru ebyiri zikomeye muri Rayon Sport. ikindi bavuga bati reka tugende tuzitanga mu bice baravuga bati icyiza nuko bafana ba Reyo bavuga ngo naho ntako mutagize buriya Reyo kuburi igikombe abafana ba Reyo baravuga bati twebwe n'abasifuzi na kamarade nta kibazo izo babasinziza barabati president naho ntako mutagize atubwo rero batadufite ikibazo kinini reka tubanage n'izandane babasinziza. Rayon Sport ku kintu bita recruitment mwabeshya abakunzi banyu recruitment z'abakinnyi
Rayon Sport ni mutipima ngo muzana abakinnyi ayasizo zonyine oya niyo makuru Rayon Sport mu kanya